manzi kizima amaso n'ikibazo cyo mu mutwe namara kubimukiza ubwo ndahita musaba ko wenda nsengera nta bindi nariye mere aca imere ni iki? ibiryo. Imere ni ibiryo bize bize kura bibona arabiguhereza ubwo mama amaze gukiranye nawe ntawe nyine uri kubyumva waba wongeye wagize ute wariye. Yewe naturutse mu karere ka Rubavu. Uje kureba? Je kureba igitaramo cya Meshake kubera yuko numvishije yuko kirabera hano i Musanze naje rero nje kukireba kugikurikirana. Nitwa Niyomurengeze Joseph. N'agakoti keza wameshe? Nameshe naje kureba Meshake aha ngaha i Musanze. Waturutse mu murenge rero? Umurenge wa Kiyeyo. Umurenge wa Kiyeyo? Kayi karere? Karere ka Rutsiro. Usanga usengera mu baki? Ubusanzwe nsengera mu Murokore. Uyu se niki wizera ubuhanuzi? Nizera ubuhanuzi bwa Meshake. Nanya ngurikije uko mugenzi wanyambwiye igiciro nyine ubwo mwatugabanyiriza ikaba nko kuri 5 tukinjira tukareba. Mukinjira mukareba Meshake? Tukareba Meshake akaduhanurira. None ko nta muntu dufite ngo ndaje guhinga se kuna tubagarire twubakiye none ubwo narinda kora iki mu rugo uzabibona. Ibiki nzabona? Yabavuze ngo gapfuhagaze si gupfuhagaze ni gute uje ndi gupfa mpagaze ngo kandi ngamarira y'umusore atemba aje hehe mwibondo mugani Nuzi nawe yatembye ajya mwibondo niyo mpamvu hazi manzi kizima amaso n'ikibazo cyo mu mutwe namara kubimukiza ubwo ndahita musaba ko wenda nsengera nta bindi nariye mere aca imere ni iki? ibiryo. Imere ni ibiryo bize bize kura bibona arabiguhereza ubwo mama amaze gukiranye nawe ntawe nyine uri kubyumva waba wongeye wagize ute wariye. Igitaramo cy'umuhanuzi Meshake intumwa y'Imana yatumye kuva kera hose uyu munsi wa none ku myaka hejuru ya 68 agiye kuba asabira umugisha asengera abantu mu karere ka Musanze. Hari abantu bagiye baturuka mu ahantu hatandukanye by'umwihariko akaduhere kuri umunyonzi. Mumeze mute? Witwa nde? Ndwayezu Felicien. Ndwayezu Felicien usanzwe ukora akazi ko kunyonga igare biragaragara? Nsanzwe ngakora. Kuri hano rero hafi na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima hagiye amasengesho y'umuhanuzi Meshake. Naje kumureba. Yewe naturutse mu karere ka Rubavu. Uje kureba? Je kureba igitaramo cya Meshake kubera yuko numvishije yuko kirabera hano i Musanze naje rero nje kukireba kugikurikirana. Amafaranga nta gose nabona. Nabona gose. Genze wenda bagabanyije. None uburageramo gute? Ugeremo gute? Genze n'indonga Imana wenda n'indonka kadusenge wenda tukayabona. Hari abantu benshi cyane. Wowe waturutse hehe? Yewe naturutse mu karere ka Rubavu. Uje kureba? Je kureba igitaramo cya Meshake kubera yuko numvishije yuko kirabera hano i Musanze naje rero nje kukireba kugikurikirana. Ubuse numwe mu bahanuzi bagiye bahanura ibintu bitandukanye yahanuye urupfu rwa president ahanura ibintu niki witeguye ko baguhanurira kikaba cyakugeraho uyu munsi? Yewe niteguye ko bampanurira ibintu byinshi ku buryo byangeraho uyu munsi bitewe no kwizera kwanjye. Ntumfishije kera nyine Meshake yahanuriraga abantu bikaba gakiza abarwayi ibintu ngibyo
nanjye ngurikije kwizera kwanjye rwose ibyo bintu ntumva birakunda. Nkuko twabazengurukije umujyi wa Musanze tubereka amaposte atandukanye, Meshaki ni umwe mu bakozi b'Imana bagiye babaho kandi bakiriho bakora ibitangaza n'imirimo itandukanye. Hari umuntu by'umwihariko waturutse mu karere ka Rutsiro nyango nawe hagarare hariya, witwa nde? Nitwa Niyomurengezi Joseph. Joseph, n'agakoti keza wameshe? Nameshe, naje kureba Meshaki aha ngaha i Musanze. Waturutse mu murenge rero? Umurenge wa Kigeyo. Umurenge wa Kigeyo? Kahe karere? Karere ka Rutsiro. Usanga usengera mu baki? Ubusanzwe nsengera mu murokore. Muri umurokore? Uyu se niki wizera ubuhanuzi? Nizeye ubuhanuzi bwa Meshaki. Wizera ubuhanuzi bwa Meshaki? Nabwizera cyane kuko numva navuye muri Rutsiro nza kubureba Meshaki kubera ko nubwo ni kure ariko nabyitabiriye naza. Ubu se wateze imodoka yasanga bibaye hafi saa 5? Nateze saa 12. Saa 12 narindi mu modoka. Uri mu modoka? Ubu nanjye njya kuza kumureba. Ubu se wizeye ko uramubona? Namubona kuko igitaramo cye nzi ko kigiye kuba buno ndamubona. Niho duhagaze kigiye kuramo hano muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, nimwo igitaramo cyase amasengesho yo kugarurirwa ibyacu. Muri Zaburi 126:6 umugoro wa ubuhanuzi. Ni umugoro wa ubuhanuzi. Abantu benshi ntibakizera ubuhanuzi ariko waturutse Rutsiro nje kumureba. Cyangwa ushaka umugore? Aya ni Meshaki wanzanye niwe njaka kureba. Guhanura umugore? Nabwo njaka manurira n'ibintu byinji. N'umugore arimo? N'umugore arimo. N'umugore arimo nawe nagira. Nawe ngira. Njaka kamumbanurira nawe mubone. N'ururimi rubabigaragaza ko waturutse koko aho hantu? Naturutse Rutsiro. Rutsiro? Kigeyo. Kigeyo. Saa 12 ubu narimvashe imodoka nje. Ubu se Meshaki agize akaza ugatata gukozeho cyangwa ugatata guhanura? Ntabwo natata ngozeho cyangwa mbanurire. Kuba navuye Rutsiro ninzi cyanzanye. Urakora ibishoboka byose makamugereho muboneho nawambone. Nawambone. Afite amateka akomeye, numwe mu bantu bahanuriye President Habyarimana, ahanura iby'urupfu rwe, arongera araza ahanura ibindi bintu bitandukanye ndetse yanarafunzwe azira guhanura. Muri iki gihe turi mu gihe abantu benshi batizera ubuhanuzi. Wowe kubera ko yahisemo kwizera ko ubuhanuzi hari icyo bwakumarira? Urebye hari icyo bwamfasha. Abantu benshi yagiye ahanurira ibintu bikaza gukunda kandi Meshaki ibintu avuga biba biriseriye. Ibintu ivuga ari mu mana neza. Ari mu mana arimo neza. None se Rutsiro nta bahanuzi bariyo kuye ko bari buguhanurira ibintu bikagenda. Ntabwo yaruta Meshaki abariyo, ntabwo bamuruta ko uriya we yagiye ahanurira abantu benshi bikagenda bikunda. Ntawamenya kundi ibintu byaba bimeze abo bandi ariko we birakunda. Katwizere igitaramo kwinjira ni saa 6 zuzuye, ni saa 2 imiryango irafunguye, saa 6 arabatangiye umugoroba w'ubuhanuzi. Katwizere yuko biri buze kugenda neza. Hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga kuri Meshaki wa umuzi? Nta muzi. Navuga ko umuntu nta. Abanyonzi bari kurekrama ngo igiciro bashizeho ni kinji. Kuri wowe urumva amafaranga wabona yo kwinjira mu masengesho Pastor Meshaki arangahe? 10,000. Oya yashizeho igiciro ni 10,000. Urumva wabona ngahe? 2,000. Ubu se kuri wowe witeguye gutanga 10,000 umuntu waturutse Rutsiro? Je kuba navuye Rutsiro numva n'ubu ari 10,000 basizeho hariya kwinjira ku muri porutaye. Numva batugabanyiriza neza bakadushyiraho nani ngo kuri 5. Nko kuri 5. Kuko impamvu naje navuye Rutsiro njaka Meshaki. Njaka kugira ngo nahe mubonye. Cyakoze. Wowe waturutse i Rubavu. Igiciro cyabari nkangahe? Nanjye ngurikije uko mugenzi wanyambwiye. Igiciro nyine ubwo mwatugabanyiriza ikaba nko kuri 5 tukinjira tukareba. Mukinjira mukareba Meshaki? Tukareba Meshaki akaduhanurira. N'ibyacu byazimiye bikagaruka gutyo. Hari ibyo wazimije? Hari ibyo batwibye, hari ubugwayi bwatugezweho, ariko akenshi nyine Meshaki nyine tujya twizereramo tugakira nyine tu. Abanyonzi muri mwese mwemera ubuhanuzi n'abahanuzi? Mwe nk'umuntu ababyemereye imbere tubwire.
ese niba umuntu yaje gusenga uravuze umuntu niba yaje gusengera abantu ni gute yaca amafaranga none se kandi sare bari bukoreremo ibyuma bari bukoreshe yarabyishyuye ubwo niwe barayahasi cyangwa barayishyura niba bari buyahereze kwa ko nawe yishyuye hoteli okay niba yarashoye nyine yakagombye gushora bo ubundi nyine agakorera umugisha hari ibindi nta bindi niba yaraje gusenga nyine yaje gusenga gukorera umugisha n'ubundi guca amafaranga mwatureka tukengerera ubuntu bwose ibintu bijyanye n'ubuhanuzi n'amasengesho ni umupango wo gusaba ko bakwinjira ubu bagasengera bataduciye amafaranga umuntu uwo basengera bakabona kuyamuca ariko bataduciye amafaranga twe twinjira ijambo ry'Imana rigurishwa najambo ry'Imana rigurishwa ntabwo rijya rigurishwa none se ugagurisha ijambo ry'Imana hari akora afite ariho ibihumbi 10 stage Meshake ndamutegereje kuko niwe wanzanye urumva muri Rutsiro ni kure niwe wanzanye ngugira ngo nanje muboneho ko dukeneye ibyifuzo byacara bikeneye abyumve yumve hari abantu usanga bafite ibibazo bitandukanye turebe icyo yadufasha haduhanurire ko n'umuhanuzi ukomeye mbega n'umuhanuzi abirimo neza mbega sawa urakoze cyane turagushimiye kubera iki uvuze ngo nta kintu ari bwiri buri gukora mu rugo none ko nta muntu dufite ngo ndaje guhinga se kuna tubagari leta twubakiye none ubwo narinda gukora iki mu rugo kuvoma amazi nagiye kuyasaba mu baturage ibindi amara byitunganyiriza kubera iki wagiye kuyasaba mu matura gutagiye kuyavoma nagiye kuyavoma sina amafaranga dufite kuvoma barangahe kuvoma nangahe abari 20 gusa nonse nta 20 mwari mufite mu rugo nonse ubwo ngubwo hano waje gukora iki bimeze bite naje ngo bamanurire ubwo se Meshake nataguhanura wizeye ko uramubona nizeye ko ndamubona kubera iki kubera Imana ntawe ufite ikihe kibazo gituma uza gushaka Pasiteri Meshake ngaguhanurire ufite ikibazo ki inzara umuntu ukukora ko ufite inzara ko kuretse cyose uzabibona ibiki nzabona yabavuze ngo gapfuhagaze si gupfuhagaze ni gute ubu ndi gupfa mpagaze ngo kandi ngo amarira y'umusore atemba aje hehe mu ibondo umugani nonese nawe yatembye ajya mu ibondo niyo mpamvu hazi bivuze ngo ufite inzara nonese waraye utariye ndagibye ngo yesi nendaje kwibasa bakampubura utunzwe n'iki utunzwe n'iki ntunzwe ko mama yagiye gushakisha yatagiye nyine nta mbaraga yabonye ubwo ntabwo tuzi katudonyera aho ngaho nyine mbese ntabwo wiga kwiga byarananiye kubera inzara ngo kwiga byarananiye wagaruke mu wakangahe nagarukiye mu wa mbere ubu ntabwo uzi gusoma no kwandika byagenze ute byarananiye kubera inzara ubu ntabwo byumva se yari ikwiye ntabwo uzi gusoma no kwandika nyine ngize ukuri ikintu nyamukuru wumva cyaguhagurukije mu rugo ukaza hano noneho ntujye wenda gusyaga nk'uko abandi bajya gusyaga ukaza gushaka guhanurira nje nshaka icambere nambere manzi kizima mu maso n'ikibazo cyo mu mutwe namara kubumukiza ubwo ndahita musaba ko wenda nsengera nta bindi nariye mere aca imere ni iki ibiryo imere ni ibiryo ese wizeye ko urabibona arabiguhereza ubwo mama amaze gukiranya nawe ntawe nyine uri kubyumva waba wongeye wagize ute wariye none se
Nose ugize umugira neza akagusubiza mu ishuri wasubirayo nasubirayo imyaka yawe nasubirayo ufite imyaka ingahe 14 bavuga 14 ni 14 14 nose ubundi usengera mu bake Sogiye kumbaza ibibazo nk'iby'akaradiyora ntabwo usenga gusenga nagiye mu rusengero rimwe ku Noheri ntabwo ndi kuvuga ati ngiye kureba uko urusengero rusa nsanga rusa neza mbandanya none se ugarutse mu rusengero kubera iki kubera Imana ndagarutse ngarukana iki Imana uje kureba Pasiteri Meshake ese undi kugira ngo umenye ko Pasiteri Meshake ari buze hano wabibwiwe n'iki bwiwe n'iki abantu bari kubivuga abafite amaradiyo bakavuga ngo ngo we ngo urabizi ngo kanje kureba kuri YouTube arabari ndavuga ati nanje rero bazi umuntu wari kubireba ariko umuntu muri kuvuga arihera ngari kuresi hara mu mujyi ndavuga ati nanje ndajayo ndemera ndatega 550 ndavuga ati nanubundi nayaga ibibada bibiri n'akabombo ka senkani ndavuga ati ndaje ayo 550 si wayakuye bayakuye 550 nabo navomeye amazi nose umuyahahisha birahubwo mukayarya nagiye kureba Pasiteri Meshake ye byose byapfa kubera bavuze ngo yasengeye ngo na ntuza n'umuyobozi wa mbere wari uhari yaramuhanuriye ngo nuko ngamubwira ibizamubaho ngo none ngo byarabaye ngo n'umugabo n'abagabo babiri ngo babajepe bamurindaga ngo babajije Pasiteri Meshake bati ngo jewe nta turajana koko ngo mwaramubaza ati ariko Pastor ariko ngo bamajije bavuga ngo ariko we ngo uziko ngo yarangije kuvuga ngo umuyobozi wa mbere azapfa ariko we ngo ntago ari umusazi ngo umusazi ntaba mukubitaga nta nubwo banagiraga te nta nubwo banamufungaga mu mujane mutamukora banjanye neza nabankubise twageze ku geti nyuma rero barambaza bati none uriya muyobozi natuzajana nawe mwaravuga ati mwaravuga ngo nizera Imana ibyikora n'ibyo igira ite ivuga none ngo nanzajana nawe ngo weho humura ntabwo uzajana nawe ngo ariko uriya mugabo we kazajana nawe ngo niko Imana ibigize ite ibivuze ngo hashize nka kabiri ngo ubwo bapfiriye mbiri byose wabikuye nabikuye ntabwo bari byerekana kuri YouTube ariko bivuga nicyo cyaguhagurukije uti nanjye yewe nanjye ndagiye ndayacaniye ye ubusi ko ari 10,000 utayabona urinjiramo nintayabona ndashaka ukuntu ninjira paka nkagerayo nintagerayo sinzi nanjye Imana ntagera abayarandemye watwibutsa amazina yawe nitwa Nsabimana Jean d'Amour